zaserutse ku muntu arazirigisa abanga ubutumwa bwiza cyangwa ababurwanya. Nicyo gituma umwanditsi w'Abaheburayo ativuza izina. Impamvu ativuza izina nuko nyine za nzandiko bazirigitishije, ariko mu by'ukuri zari zihari, zari zaranditswe. Paulo yanditse inzandiko enye icyo gihe, ariko Abakorinto babona inzandiko ebyiri gusa. Niyo mpamvu rero abanditsi bajya bavuga yuko umwanditsi w'Abaheburayo ativuza izina, bajya bakeka ngo ni Paulo. Iyo ajya kwivuga izina ko ari we warwanditse, uwo rwo rwari buburi abo no gutangiza ubutumwa bwiza, gushyiraho abayobozi bakikomereza. Ariko hari abandi bagomba kwicara aho ngaho bakaba bashumba b'amatorero. Umuvuga butumwa icyo ashinzwe ni ukubwiriza abantu bagahinduka abakristo. Hanyuma rero nta kindi ni ukubigisha bagahinduka abakristo. Ntago ari ukugenda ngo abantu barwanira ibyubahiro imyanya, ntago ibyo ari ngombwa. Icyangombwa intumwa ni ukwigisha abantu bagahinduka bagahinduka abakristo. Arabura TV ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Arabura TV. Nongeye kubasuhuza shuti bakunzi banjye, bakunzi barabohora TV, bakunzi b'ubutumwa bwiza. Amazina ni Betty Nyiramukiza. Ndi mwarimu muri ADPR i Remera muri serivisi y'Icyongereza. Ndashima Yesu yampamagaye muri 1995. Ndi umwana muto, ndakomeje na bugingo n'ubu. Shimira Kristo unshoboza kuvuga ubu butumwa. Harimo ababirwanya, harimo ababishyigikira, ariko Imana ibaho umugisha mwebwe mubishyigikira. Nkuko rero hari abantu bagiye banyandikira muri comment basaba ko nabigisha, nababwira amateka ya Paulo cyangwa ubuzima bwa Paulo. Nagiye mbura umwanya, ariko ndashima Imana ko uyu munsi yari inshoboje ngo mbibaganirizeho ubuzima bwose bwa Paulo, ingendo yagiye akora. Hanyuma rero Imana ibaho umugisha. Nizongera ngo uyu munsi tuganireho ku buzima bwa Paulo, cyangwa ibintu bishobora nko kudutangaza ku mibereho ya Paulo. Ariko mbere yuko tuyaganira tubanze dusenge. Mwiyumvemo ikaze kandi mugubwe neza. Mwami Yesu, uri Imana ikiranuka, uri Imana igira neza, uri Imana itwitaho, uri Imana idukunda. Uyu mwanya dusengeye umuntu wese ugiye gutega amatwi iri jambo ry'Imana, rimubere itabaza, rimurikira ibirenge. Nanjye urivuga ungirira ubuntu, umfashe, kandi Mwami ngukorera n'umutima wanjye wose, nanjye uzampa ingororano zabanesheje. Urakoze cyane mu izina rya Yesu, amen. Reka nongere kandi mbashimire mwese abajya batwereka ko bakunda ijambo ry'Imana, abatubwira ibyo twaganiraho. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku mateka ya Paulo. Amateka ya Paulo, reka dusome mu byakozwe n'intumwa ibice 22. Hari amagambo ntatinze avuga ngo ndabaza nti urinde Mwami, ati ni Yesu w'i Nazareti uriho urenganya. Abakorinto ba mbere ibice 11 umurongo wa mbere haranditse ngo mugere ikirenge mu cyanjye nkuko nanjye nakigeze mu cya Kristo. Nifuje ko tuganira ku mateka ya Paulo. Ijambo ry'Imana rivuga ko mu mwanditsi w'Abaheburayo igice cya 11 umurongo waho wa 13, reka naho wenda tuhasome. Haranditse ngo abo bose bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranijwe, ahubwo babiroraga biri kure cyane bakabyishimira, bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mw'isi. Abavuga batyo baba berekana yuko bashaka gakondo, iyo baba barakumbuye iyo bavuye. Iyo baba barakumbuye
iyo bavuye baba barabonye uburyo bwo gusubirayo, ariko none barashaka gakondo irushaho icyo gihugu kuba cyiza, ariyo yo mu ijuru. Nicyo gituma Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo nk'uko yabiteguriye umudugudu. Kwizera niko kwatumye Aburahamu atamba Isaka. Aya magambo ndayakunda cyane. Iyo twitegereje muri Bibiliya dusanga hari abantu benshi babaye intwari zo kwizera. Benshi tuvuze ibya Aburahamu, tuvuze ibya Isaka, tuvuze ibya Yakobo, hari abantu babaye intwari zo kwizera. Ariko reka tuganire ku mateka ya Pawulo. Abantu benshi mukunda Pawulo, mukunda kumva mwamwigiraho. Hanyuma rero ijambo ry'Imana riravuga ngo mugere ikirenge mu cyanjye nk'uko nanjye nakigeze mu cya Kristo. Uyu ni Pawulo bivugaga. Pawulo avuga aya magambo yayavuze avuga ati njyewe nabaye imbata ya Kristo. Ariko umuhamagaro wa Pawulo uri mu byakozwe n'intumwa ibice 22 aho ngo yabazaga ati urinde mwami, igihe umucyo wamutunguraga ngo kamubwira ngo Sawuli Sawuli undenganyiriza iki. Abigisha benshi bakunda kuvuga ngo Pawulo ngo amaze gukizwa ngo niho yiswe Pawulo, ngo ubundi mbere yitwaga Sawuli. Ntabwo ariko bimeze. Na mbere yuko Pawulo akizwa iryo zina ryari izina ryo mu gisekuru cy'iwabo. Rero rifite ubusobanuro bwaryo. Ni ukuvuga ngo Pawulo na mbere yuko akizwa yitwaga Pawulo kandi akitwa Sawuli. Imana rero iramuhamagara. Uyu Pawulo rero ubundi iyo turebye muri Bibiliya dusanga Bibiliya itubwira abantu babiri, hari abakiranutsi hakaba n'abakiranirwa. Umukiranutsi cyangwa ukiranirwa. Uhereye mu itangiriro ukagera mu byahishuwe, abo bantu babiri nibo Bibiliya ijya itubwira. Impamvu itubwira umukiranutsi ni iyihe? Impamvu itubwira umukiranutsi ni ukugira ngo tumwigireho dushobore gukiranuka, kandi birashoboka. Hanyuma impamvu nanone Bibiliya itubwira umunyabyaha cyangwa ukiranirwa ni ukugira ngo twirinde ibyaha ahubwo dukore iby'Imana ishaka. Nabyo birashoboka rero. Aya mateka rero ya Pawulo ubwo tubonye ko harimo abantu babiri muri Bibiliya. Hanyuma rero Pawulo yaravuze ati mugere ikirenge mu cyanjye nk'uko nanjye nakigeze mu cya Kristo. Imana itugirire neza. Hari amagambo dusanga mu mateka y'itorero ariko tutasanga muri Bibiliya. Amateka y'itorero ni ayahe? Urugero nk'uru rusengero barwubatse, bashobora kuzabwira abana bacu amateka yabubatse uru rusengero. Icya kabiri, amateka arandikwa igihe byabereye. N'aya ni amateka. Hari amateka menshi y'itorero tujya twiga ariko amwe atananditse muri Bibiliya ariko yabayeho. Hanyuma rero mu by'ukuri amateka y'itorero ni nk'uko insengero zubakwa, bakazavuga nuko zubatswe n'abitanze. No muri ADPR mujya mubyumva bakavuga ati urusengero rwubatswe na runaka rwatangiye ari icyumba, kugira ngo nyine bazabisome bamenye uko byagenze bidufashe. Ayo ni amateka, ntabwo azashyirwa muri Bibiliya. Hano Pawulo yarimo yiregura imbere y'Abayuda ati ndi umuyuda wavukiye i Tariso y'Ikirikiya, atariko nakuriye muri uyu murwa, nigishirizwa ku birenge by'umunyamategeko Gamaliyeli. Mwese muramuzi. Aranavuga ati kandi ibyo nakoraga byose umutambyi mukuru niwe wampaye inzandiko. Ni ukuvuga ngo Pawulo yari arimo yiregura imbere y'Abayuda, arababwira ati njyewe ndi umuyuda wavukiye i Tariso y'Ikirikiya. Aravuga ati nakuriye muri uyu murwa. Yari arimo abibwira yiregura imbere yabo. Yari yarigishijwe n'umunyamategeko umwigisha amategeko witwaga Gamaliyeli. Pawulo rero uyu nguyu tubona amateka ye menshi, ariko aya mateka avuga ko yavukiye i Tariso mu mwaka wa 6 mbere yuko 2000 bigera. Murabizi ko kera babaraga basubira inyuma. Aya mateka rero avuga ko Pawulo yavutse muri iki gihe
Yesu yavutse mu mwaka wa 4 niho Yesu yavutse muri icyo kinyejana cya 4 niho noneho Yesu amaze kuvuka batangiye kubara neza ariko mbere babaraga basubira inyuma. Bahereye icyo gihe rero no yavutseho ukamanura ukageza ku munsi Yesu yavutseho. Yesu yavutse mu mwaka wa 4 bagiye kurangiza ibihumbi 2. Biramanuka bigera mu mwaka wa 3 mu mwaka wa 2 kugera ku mwaka wa 2 bashyiraho iyi kalendari dufite batangira kubara umwaka umwe bageza ku mwaka wa 6 ari wo Paulo yavutsemo. Paulo aravuka icyo gihe Yesu yari afite imyaka 11 cyangwa 12 avukira i Taruso y'i Kilikiya muri Aziya ntoya kuko Paulo yavutse ku bw'Abaroma. Abayuda ntibari bagitegetse bari bategetswe n'ubwami bw'Abaroma kandi icyo gihe Abayuda bari barasandariye ku isi hirya no hino ntabwo bari bagituye i Yerusalemu gusa bari batuye no mu bindi bihugu. Ababyeyi ba Paulo bava i Yerusalemu bimukira i Taruso y'i Kilikiya aho ngaho ni muri Aziya ntoya. Aya ni amateka ya Paulo. Abariho Paulo avukira ahigira amashuri abanza ya primaire na secondaire arangije ahigira no kuboha amahema. Dusomye kuboha niho kuvuga ngo n'umwuga wo kuboha amahema icyo gihe niwo nawe yarawuhigiye. Hanyuma twabisanga mu byakozwe n'intumwa ibice 18 umurongo wa 1. Paulo ari mu rugendo rwa 2 rw'ivugabutumwa yamazeyo umwaka n'igice niho ariho avuga ubutumwa kandi yabohaga amahema akabona ibimutunga n'abari kumwe nawe. Mu by'ukuri Imana yari izi kizakoresha Paulo imushoboza kwiga n'uwo mwuga wo kudoda amahema akajya avuga ubutumwa ariko akaboha n'amahema hanyuma bakabona uko barya cyangwa ikibibatunga batagayishije izina ry'Imana. Tujya twumva abantu benshi bavuga ngo Imana yababujije gukora. Paulo wese ko byari bimeze yavugaga ubutumwa hanyuma akanakora. Ariko igitangaje nuko abantu benshi bajya bibeshya gukora ni byiza. Na Yesu yarakoraga n'umurimo yakoraga yawukoranaga ubwenge. Paulo arangije kwiga i Taruso ababyeyi ba Paulo bari abafarisayo bamwohereza kwiga i Yerusalemu teoloji cyangwa igifarisayo. Yigishwaga n'umunyamategeko nyine witwa Gamaliyeli. Igihe Yesu yari hakora umurimo yararimo akora umurimo Paulo we yari mu ishuri yigishwa n'umwigisha ukomeye witwa Gamaliyeli. Abafarisayo bigaga ko hariho Imana imwe yaremye ijuru n'isi bari bazi ko wapfuye abasha kuzuka. Biga ko Imana yakunze Abisirayeli ikabakura mu yandi mahanga ikabahindura ubwoko bwayo. Aya ni amategeko icyo gihe bigaga. Bari bazi ko marayika abaho bakamenya ko umwuka abaho. Yesu amaze kwigisha inyigisho ze baramufata baramwica baramuhamba amara iminsi 3 amara iminsi 2 mumva ku munsi wa 3 arazuka batangira kwigisha. Hanyuma rero iki gihe Yesu nyine yarapfuye birumvikana nyine igihe Yesu yavukiye nakibabwiye n'igihe Paulo yavukiye. Izo nyigisho zigera mu matwi ya Paulo aramubaza ati hamwe n'Abayuda kumva ko haje indi mana iruhande rw'Imana ya Isirayeli kuko Bibiliya yarababwiraga ngo ntibakagire izindi mana mu maso y'Imana. Hanyuma rero Paulo amaze kwiga yumva ko haje izindi nyigisho kandi zije kandi kuvangira inyigisho bari bafite zivuga ngo ntihakagire indi mana mu maso yanjye. Ntabwo Paulo yari umwanzi w'Imana ahubwo yari umukunzi w'Imana yahagurukijwe no kurwanya inyigisho zirwanya Imana ya Isirayeli. Mu by'ukuri Paulo yari afite ishyaka ryo gukorera Imana. Muri icyo gihe bafashe Stefano bamutera amabuye umwe warinze imyenda. Paulo rero niwe warinze imyenda y'abariho batera Stefano amabuye. Paulo dusomye mu byakozwe n'intumwa ibice byaho 7 umurongo wa 58 Paulo niwe wari uyoboye
niwe wari uyoboye nyine icyo gitero cyangwa abo bantu, niko bitekerezwa, niko abantu b'abahanga bajya babitekereza. Pawulo atangazwa nuko mu rukiko bamubazaga ibibazo ngo babona mu maso he hameze nk'ahabamarayika. Stefano bamuteye amabuye azira Yesu, ariko ngo bakamwitegereza. Pawulo nubwo atari yagakizwa, ngo yaramwitegerezaga akabona mu maso he hameze nk'ahabamarayika. Birashoboka ko umuntu wizera Yesu yahura n'amakuba ariko hakagira igihinduka, bakabona Imana yamuhinduye nk'ahamarayika, kandi bari bamuzi. Ikindi bakimutera amabuye arapfukama abwira Imana ngo Data ubababarire kuko batazi icyo bakora. Mu by'ukuri aya masengesho Stefano yasenze yose, aya masengesho Stefano yasenze byatangaje Pawulo. Nubwo yari arimo afasha bica Stefano, umutima wari humurega. Byatangaje Pawulo cyane kumva ko Stefano avuga ngo ntubabareho icyaha, kandi mu by'ukuri barimo bamwica. Kuva icyo gihe abakristo bose baratatana barahunga. Stefano amaze kwicwa bahise batatana barahunga. Pawulo ati ngenda hangana nabo mu mpinzandiko mbakurikirane aho bazajya hose. Urumva Pawulo we yararimo asa naho avuga ko arwanirira Imana, ati bamaze kwica Stefano abakristo barahunga batatanira ahantu heshi. Pawulo ati jewe mu mpinzandiko azisaba abayobozi b'icyo gihe ngenza bakurikirana aho bagiye hose. Ntago bakwiriye kwadukana iyindi Mana mu maso y'Imana twize mu mategeko. Ariko buriya amategeko ntabwo yakuraho icyaha. Amaraso ya Yesu niyo yonyine akuraho icyaha. Barahunga bajya i Damasiko. Kuva i Yerusalemu ujya i Damasiko byari kilometero 240. Pawulo yandikirwa inzandiko akurikira abakristo aho bahungiye, ajyana n'abandi bantu. Kandi ikindi nababwira, izina Pawulo na Sawuli yari ayafite yombi atarakizwa. Ibyo nari nabibabwiye. Hari abantu bajya bavuga ngo akiri Sawuli yari atarabatizwa Pawulo, ngo akijijwe yitwa Pawulo. Oya, Yesu aya mazina yombi yari ayafite. Rimwe ryari Igiheburayo, irindi rikaba Ikirome. Izina rya Sawuli risobanurwa ngo Uwiteka arakubaza. Hanyuma naho Pawulo bigasobanurwa ngo yari gato. Sinzi abajya bavuga ngo yari agatumba gato, cyangwa bamwe bagakeka ko yari impanga, hari gakuru hakaba na gato, ariko iri zina Pawulo ryo risobanura ko yari gato. Kwitwa Sawuli ryari izina ry'igisekuruza cyabo cy'umuryango w'Abenyamini. Muribuka umwami wa mbere witwaga Sawuli. Izina Pawulo ababyeyi be bari bafite nationalite y'Ikiroma. Pawulo bamubyara ari Umuroma kubera ababyeyi be, kandi ari Umuheburayo bamwita Pawulo. Arahaguruka ageze mu nzira yumva ijwi, Sawuli undenganyiriza iki? Byakozwe n'intumwa ibice 9. Yikubita hasi abimpumyi. Mu by'ukuri yumvise ijwi yikubita hasi. Amaze kwikubita hasi ahita abimpumyi. Mu by'ukuri Pawulo yarazi ko hari icyazi, ariko Imana imwereka yuko yamwigisha nk'uko ashaka. Yumvise ijwi, abandi ntago baryumvise, ndetse ngo abona n'umucyo. Noneho ngo yikubita hasi. Ngo yamaze iminsi 3 atabona. Icyatumye ahuma niki? Twabisanga muri Yohana 5:1. Yesu yahumuye impumyi ngo atangire kwigisha ati naje guhumura impumyi naho ababona bahume. Abafarisayo baramubwira bati ugira ngo natwe turi impumyi? Yesu arababwira ati igihe mwitwa ko mubona muri impumyi. Mbese yashatse yuko abantu bamenya ko ushobora kuguhumura neza ukareba ukamenya ari Yesu. Wabisanga aho ngaho muri Yohana ibice byaho 5. Icyatumye Pawulo ahuma kwari kugira ngo amenye ko ibyo yibwiraga ko azi sibyo azi. Bamujyana ari impumyi i Damasiko, bamushyira mu nzu ya Yuda. Hakaba undi mugabo w'i Damasiko witwaga Ananiya. Yesu aramusanga
nijoro aramubwira ngo haguruka ujye kwa Yuda, urahasanga umugabo witwa Sawuli, kandi nawe yahishuriwe ko ari wowe ugomba kumusengera. Imana rero bamaze kugeza Sawuli cyangwa Pawulo i Damasiko, Sawuli yari yamaze guhishurirwa yuko hari umuntu ari buhasange kandi akamusengera agakizwa, akakira Yesu, akabatizwa. Ibyo yibwiraga akamenya yuko Imana ari yo muhanga, agakurikira Imana. Agezeyo rero Imana isura undi mugabo witwa Ananiya. Imana igisura abantu bayo, iramubwira ngo Ananiya, haguruka ugende usengere umugabo witwa Sawuli. Sawuli bari bamuzi arenganya ubwoko bw'Imana, bari bamuzi. Pawulo bari bamuzi, yari afite amateka akomeye ahiga ubwoko bw'Imana, amateka ye bari bayazi. Aravuga ati reka uriya munyamategeko ndeka arabyanga, ariko umwuka aramubwira Ananiya ati ni njyewe ubigutegetse, hari icyo umwuka yakoze. N'uwo ugiye gusengera namusuye, namubwiye ko ari wowe uje kumusengera. Icyampa ngo Imana ijye idusura itubwire ibyenda kutubaho, itubwire ibyo turimo, itugarure mu nzira. Nuko Ananiya amusangayo, aramubwira ngo haguruka ujye kwa Yuda. Aragenda nyine nk'uko ijambo ryabimubwiye, nk'uko umwuka yamubwiye, ahasanga uwo mugabo witwa Sawuli, kandi nawe yahishuriwe, yabonye umuntu witwa Ananiya amusengera ngo akizwe. Ananiya ati oya Yesu, mbese yabanje kugenda nyine abihakana. Yesu aramubwira ati genda umusengere ahumuke anakizwe. Urumva yari yamaze kubimpumye, ajya kumusengera. Ananiya aragenda aramusengera, arakizwa, abona kurya. Ni ukuvuga ngo Pawulo yarabaze iyo minsi yose atarya, ari n'impumyi, aramusengera. Ariko uziko ushobora kwanga kwiyiriza ubusa ngo babikubujije, warangiza neza ukiyiriza ubusa utanabigambiriye, nta n'umugisha uri bubibonemo, n'abadayimoni batari bunatsindwe. Misi atabona kandi yaragendaga abona. Birashoboka ko hakumva ijwi ry'Imana abo muri kumwe ntibaryumve. Nuko aramusengera rero, amaze kumusengera arahumuka. Amateka y'itorero aratubwira ngo ajyanwa mu butayu, amaze guhumuka aranabatizwa. Ubwo yaramusengeye arakira, arahumuka, arakizwa, yihana ibyaha, ahita anabatizwa. Bibiliya amateka rero atubwira ko ngo yahise ajyanwa mu butayu. Ajyanwa mu butayu mu ishyamba rya Arabiya, amarayo imyaka 3. Niho abahanga ba Bibiliya bajya bavuga ngo igihe Petero yashyiragaho usimbura Yuda, mu ntumwa ze 12, bari bihuse, batekerezaga ko Pawulo ari we wari, kuko Pawulo yari arimo ategurwa, bati yenda yari we, kuko intumwa zateguwe imyaka 3 kandi na Pawulo nawe yateguwe imyaka 3 muri iryo shyamba rya Arabiya. Tegurwa rero imyaka 3, yigishwa n'Imana, imubwira ngo bimwe wigaga mu isezerano rya kera ni Kristo. Mu by'ukuri Imana imusobanurira ibyo yigaga byose, yiga isezerano rya kera, yiga n'irishya. Muri make ari mwategurwa. Harangije gutegurwa, asubira i Damasiko, aba agezeyo, atangira kwigisha ibya Yesu. Abanyedamasiko bati igitangaza kirabaye. Na Pawulo nawe arahindutse. Urumva Abanyadamasiko baratangaye, bari bazi ko ari umwigisha amategeko w'Abafarisayo ukomeye, wigishijwe n'umwigisha ukomeye witwaga Gamaliyeli, umwigisha amategeko. Babona Pawulo agarutse yigisha, bari bamuzi nyine nk'umuntu ubarwanira, ubafasha kurwa, ariko nta muntu warwanya Imana. Imana icyo yashatse ko kibaho. Agaruka yigisha rero. Abanyadamasiko baratangara bati koko na Pawulo arahindutse, bati ibi bintu intumwa zidukoreye ni ibiki, ibintu bya Yesu ni ibiki, bamwe ntibabyumvaga. Pawulo rero atangira kwigisha, noneho bashaka kumwica. Abakristo b'i Damasiko baramucikisha, ahungira i Yerusalemu. Agezeyo atangira gufatanya n'intumwa. Intumwa nazo ziti nimugire ubwenge. Ubwo araje atwishushanyemo, abona uko atwica, kuko nabo bari bamuza barenganya. Stefano yicwa, nababwiye yuko ari we wari uri hafi aho ngaho ayoboye abo bantu, ariko umutima ukajya umucira urubanza. Turi umuntu upfukamye akavuga ngo data ubababarire kuko batazi icyo bakora, uyu ni muntu ki? Abakristo rero batangira rero kumwikanga, bati araza kutwica.
atwihishemo dukurikije amateka ye tuzi, araza kutwica. Ntabwo mu by'ukuri babyumvaga, ariko Barinaba yari yarakurikiranye amateka ye. Barinabasi akurikirana amateka y'ukuntu yakijijwe, y'ukuntu umwuka w'Imana yamugendereye, y'ukuntu yabonye umucyo w'Imana, amutangira ubuhamya. Muri ubu buzima hari igihe umuntu akenera umuntu umutangira ubuhamya, kuko yabanaga nabo, baramwemera, baramwakira. Amaze kumutangira ubuhamya baramwakira, atangira kuvuga ubutumwa i Yerusalemu. Abayuda b'i Yerusalemu bigira inama yo kumwica. Ubwo b'Abayuda nyine nabo bigira inama yo kumwica, baravuga bati uyu muntu wadukuriyemo, uyu muntu uzi amategeko yacu, uyu muntu, bigira inama yo kumwica. Intumwa ziramucikisha, asubira iwabo i Taruso. Kristo bahungiye i Damasiko, baragenda bakomeza kuvuga ubutumwa muri Antiyokiya ya Siriya, aho ni muri Aziya ntoya. Bakomeza kwigisha ubutumwa, haba ububyutse bwinshi. Intumwa zumva ko Abakristo bageze muri Antiyokiya ya Siriya, boherezayo Barinaba. Kuva Yerusalemu kugera Antiyokiya muri Aziya ntoya hari ibirometero 480. Aho niho batangiriye kwitwa izina Abakristo. Mbere bitwaga abigishwa ba Yesu. Impamvu babise izina Abakristo ni iyihe? Impamvu babise izina Abakristo nuko babonaga abigishwa ba Yesu bavuga nka Yesu, bakavuga bati ba bantu bavuga nka we, ba bantu bagenda nka we, ba bantu uko bameze nyine ubona ari Abakristo. Izina rero ryo gutangira kwitwa Abakristo ryatangiriye muri Antiyokiya. Nababwiye ko mbere bitwaga abigishwa ba Yesu. Babitiriye Yesu ko bavugaga nka Yesu Kristo. Nawe niba ushaka kuba umukristo, uvuga nkawe. Kugira ngo witwe umukristo ukwiye kugenda nka Kristo, ugakora nk'ibyo yakoraga, ukavuga nk'ibyo yavugaga. Agezeyo asanga hari ububyutse baririmba, ariko babuze umwigisha. Mu by'ukuri wenda ngarutse hano gato, Abakristo ni bene Kristo. Mu yandi magambo, uri mwene Kristo wowe. Ngo rero uyu nguyu Barinaba yibuka ko hari umwigisha uzi kwigisha witwa Pawulo. Ajya kumushaka i Taruso, azana Pawulo arabigisha. Amugejeje muri Antiyokiya atangira kubigisha. Bukeye ngo bakore amasengesho biyirije, barimo bayasengeramo. Umuntu witwaga Gabo yuzura umwuka, ahanura avuga ngo inzara igiye gutera. Ngo ntiyateye ku gihe cy'umwami wacyuye igihe. Yahanuraga avuga ko hari inzara igiye gutera nk'iyateye ku gihe cy'umwami wari warayoboye wacyuye igihe witwaga Kirudiyo. Ni ukuvuga ngo uwo Mukristo arahanura. Urumva ko guhanura byahozeho. Ngo bakiyasoza bamenya ko i Yerusalemu inzara yahageze. Ni ukuvuga ngo yarabihanuye bari mu masengesho, bataramenya amakuru. Bagisoza ayo masengesho bahita bamenya ko inzara tayari yageze i Yerusalemu, bahita bakusanya inkunga yo gufasha bene wabo. Iyi mpamvu iyi nzara yari yarateye ahangaha, bari bafite ubuyobe. Bari bazi yuko, sinzi niba nabyita ubuyobe, ariko bari bazi yuko Yesu agiye kugaruka, bareka guhinga, bareka gucuruza, bibera aho ngaho i Yerusalemu nyine barasenga badakora. Inzara rero iratera, nuko Abakristo barabafasha. Pawulo na Barinaba nibo bajyanye iyi nkunga. Mu by'ukuri hari igihe cyageze abantu benshi barayoba, nkuko no muri iki gihe bakavuga ngo Yesu, ndabyibuka mu 2000 turi ku ishuri, wabaga ufite nka 200 ukayatanga ngo Yesu agiye kuza, ngo urimo urakiranuka gutanga icya-10. Twari tutaramenya neza iby'icya-10 cy'Imana, kuko rurese yarayo kugura bike nyine, kandi icya-10 gitangwa mu byo wungutse. Aba rero nabo ntibakoraga. Abantu benshi bavuye mu mashuri ngo Yesu agiye kugaruka, ariko urumva ko ubu buyobe na kera bwabayeho. Ntidukwiye rero kubushyigikira, dukwiye kwigishwa neza ijambo ry'Imana.
ngo Pawulo rero na Barinaba baragenda barabigisha, babigisha ijambo ry'Imana, babashyikiriza n'iyo nkunga. Bagiye kugaruka muri Antiyokiya bahagurukana n'umusore witwaga Yohana wahimbwe Mariko. Tubisomye mu byakozwe n'intumwa ibice 12 umurongo waho wa 12. Mama we yitwaga Mariyamu, inzu yabo bajyaga bayisengeramo. Kuri uyu Yohana wahimbwe Mariko niwe wanditse ubutumwa bwiza bwa Mariko. Barinaba yari musaza wa nyina. Bashyitse Antiyokiya bakora amasengesho. Imana irababwira ngo Pawulo na Barinaba nimuhaguruke mujye kunkorera umurimo nabahamagariye. Usomye mu byakozwe n'intumwa ibice 13 umurongo waho wa mbere. Barangije babarambikaho ibiganza, bakora urugendo rwa mbere rw'ivuga butumwa rwa Pawulo. Usomye mu bice 13 na 14, barahaguruka bava muri Antiyokiya bikira mu nyanja, bafata ikirwa cya Kupuro, aho ni muri Aziya ntoya, hari wabo wa Barinaba. Bahavuga ubutumwa, abantu benshi barakizwa. Barakomeza ahitwa Pafo, bahasanga umutware witwaga ngo ni Serugiyo Pawulo, ngo akenera kwakira ubutumwa. Ariko bahasanga umukonikoni witwaga Eluma wajyaga hanura ngo ashaka kubuza uwo mutware kwakira agakiza. Pawulo aramwitegereza, aramutumbira, aravuga ati ukuboko kw'Imana kukuzeho. Aba arahumye, wa mutware ngo abibone yakira agakiza. Mu by'ukuri abahanuzi b'ibinyoma ba Eluma ni benshi, ashobora guhanura anaroga, barahari. Hanyuma rero ubwo buhanuzi nyine ntabwo ari ubw'Imana, n'ubwa Satani, kuko ukorera Imana ahanura iby'ukuri kandi ahanura ibintu byerekeranye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Hanyuma rero Eluma yashakaga kujijisha uyu mutware w'aha hantu. Hanyuma rero Pawulo agira uyu mutware agira umugisha. Abakozi b'Imana barahageze, baramusengera, yakira agakiza. Pawulo amutunze inkoni aravuga ati ukuboko kw'Imana kukuzeho. Abarahumye, wa mutware ngo abibone yakira agakiza. Muri urwo rugendo ni Pawulo na Barinaba na Yohana wahimbwe Mariko bari kumwe, bari mu murimo w'Imana. Bavuye i Pafo bikira mu nyanja, bafata ahitwa Perike ya Pamfiliya, aho ni muri Aziya ntoya. Ngo bahagere Yohana arabasiga asubirayo. Mu by'ukuri hari abantu benshi twatangiranye umurimo w'Imana, ariko bakagera ahantu babona bikomeye bakadusiga bakagenda. Ariko abakomeje urugendo mwese Imana ibaha umugisha, asubirayo. Pawulo na Barinaba baherako barakomeza, bagera hitwa Ikoniyo, bagera n'ahandi hitwa Antiyokiya y'Ipisibiya, n'ahandi hitwa Listira na Derive. Niho basanze Timoteyo yakira agakiza muri urwo rugendo rwa mbere rwa Pawulo rw'ivuga butumwa. Yarumazemo imyaka 2 muri urwo rugendo rwa mbere. Barahaguruka basubira muri Antiyokiya, aho harya batangiriye. Bahageze basanga haje abayuda bavuye Yerusalemu bavuga ko ubutumwa butari bwo. Babwira abanyamahanga bati mwebwe kugira ngo mwakire agakiza mukurikize amategeko ya Mose, kandi nimutayajyamo, nimutayakurikiza cyangwa ngo muyubahirize ntituzahuza. Pawulo arababwira ati amategeko ya Mose siyo azana agakiza. Abanyamahanga cyangwa aba bantu bari bashatse kubayobya, barabwira ati nimukurikiza amategeko. Ariko Pawulo arababwira ati amategeko ya Mose siyo azana agakiza. Amategeko ya Mose siyo amaraho icyaha, ariko icyaha kimarwaho no kwizera Kristo. Pawulo ati twebwe dutsindishirizwa no kwizera. Pawulo na Barinaba barigisha, batangira kwigisha ayo magambo y'ukuri, barwanya izo nyigisho. Habaho impaka nyinshi zikomeye. Haterana inama ya mbere. Somye mu byakozwe n'intumwa ibice 15. Inama yari iyobowe na Yakobo mwene nyina wa Yesu. Iki gihe izi mpaka zazanwaga n'izo nyigisho. Yakobo mwene nyina wa Yesu niwe wari uyoboye iyi nama, kandi yari umushumba w'itorero.
nubwo Petero yari apotre ntabwo yari umushumba w'itorero. Intumwa irigisha igatoranyamo abayobozi no guhindura, igatangiza umurimo w'Imana. Intumwa mu by'ukuri ni ukugenda bavuga butumwa nkatwe, no kwigisha, cyangwa iyo abantu bavuga ngo apotre umurimo wabo ni ugutangiza ubutumwa bwiza, gushyiraho abayobozi bakikomereza. Ariko hari abandi bagomba kwicara aho ngaho bakaba bashumba b'amatorero. Umuvuga butumwa icyo ashinzwe ni ukubwiriza abantu bagahinduka abakristo. Hanyuma rero nta kindi ni ukubigisha bagahinduka abakristo. Ntabwo ari ukugenda ngo abantu barwanira ibyubahiro, imyanya, ntabwo ibyo ari ngombwa. Icyangombwa intumwa ni ukwigisha abantu bagahinduka bagahinduka abakristo. Inama yanzura igira iti abanyamahanga ntitubahatire kunyura mu mategeko ya Mose, ahubwo bagende birinde kurya inyama zamurikiwe ibigirwamana no gusenga ibishushanyo. Hasigaye tuzakomerezaho. Muri make iyi mpamvu iyi nama yabaye, hari habayeho impaka nyinshi. Bamwe bati abantu bari kurwanya amategeko y'Abayuda, kandi mu by'ukuri amategeko siyo yagombaga gukuraho icyaha. Paulo rero aragenda na Barinaba bigisha ubutumwa bw'ukuri. Habaho iyi nama, banzura nyine ibingibi mbabwiye. Bandika urwandiko baruhereza Paulo na Sila n'abandi bagabo babiri harimo na Barinaba. Baragenda basomera itorero uru rwandiko. Aba bagabo basoma urwandiko ko hatakiriho umunyamahanga nta muyuda, ko twese dutsindishirizwa n'amaraso ya Kristo. Batanga ubuhamya abo bagabo. Ni ukuvuga ngo bohereje noneho abo bagabo mu itorero nk'abatanga buhamya, bohereza na Paulo na Barinaba na Sila kugira ngo bagende basomere itorero iyi myanzuro cyangwa uru rwandiko, kugira ngo badakomeza kuyoba. Paulo na Barinaba ati tujye gusura. Ni ukuvuga ngo babasobanuriye ko abantu bakwiriye kwiringira ko Yesu ari we wenyine ukuraho icyaha, atari amategeko yagikuraho. Hanyuma rero Paulo na Barinaba ati tujye gusura baba Kristo, ariko turajyana na Yohana. Paul atoya, ntabwo tujyana n'uyu mwana Yohana kuko ubushize yaradusize. Ati nasubireyo, turagenda twenyine. Barinaba aranga. Barinaba atandukana na Paulo. Paulo afata Sila na Barinaba, nawe ajyana na Yohana. Bambuka ku kirwa Kupuro. Nyuma yabyo ibindi Barinaba yakoze ntabwo Bibiliya ijya bivuga, usibye mu Bakolosayi niho dusanga Barinaba yarongeye guhura na Paulo. Ubwo Barinaba na Paulo naho ngaho batandukaniye. Paulo ajyana na Sila, Paulo ajyana na Sila. Hanyuma Yohana nawe ajyana na Barinaba. Ngo banyura Iperiga ya Pamfiliya hamwe na Yohana, Yohana yabasize. Barambutse banyura ahangaha nyine Iperiga ya Pamfiliya hamwe Yohana yabasize. Yohana umwe wahimbwe Mariko. Ahageze ahavuga ubutumwa, ahasanga umuntu wavutse ari ikimuga. Nicyo gihe Paulo na Sila babajyanye muri gereza, barabakubita inkoni, barababoha. Nijoro bararirimba barasenga, inzugi zirakinguka, ariko nta kindi zikoresheje. N'amasengesho n'indirimbo nibyo byafunguye izi nzugi. Amasengesho arazikingura. Umurinzi wa gereza nawe arakizwa, arabatizwa. Mu gitondo barababohoye, bukeye basubira ku mubyeyi witwaga Lidiya, bahamagara abakristo barabasezera. Barakomeza bagenda bagera i Tesalonike. Tugeze mu byakozwe n'intumwa ibice 17. Ahangaha ni igihe Paulo na Sila bahageze, noneho bavuga ubutumwa, bararirimba, barabafunga, ariko kubw'indirimbo, kubw'amasengesho, kubwo kwizera, inzugi zirakinguka. Amasengesho ashobora gukingura inzugi zikinze. Ibyakozwe n'intumwa 17 uhasomye wasobanukirwa.
ahageze yinjira mu rusengero rw'abayuda mu byumweru bitatu. Abayuda bigira inama yo kumwica, ngo abimenye arabahunga. Uwo ni Pawulo. Ajya mu wundi mudugudu w'imbereho witwaga Iberoya. Ahageze avuga ubutumwa. B'Abayuda bagenda bamukurikiye. Abimenye ko bamukurikiye ahungira ahitwa Antene. Mu by'ukuri Pawulo baramugerageje pe, baramukurikiranaga, kandi impamvu bamukurikiranaga nuko yarazi byinshi mu by'amategeko y'isi, akamenya na byinshi mu by'Imana. Mu by'ukuri yari afite umuhamagaro. Ushobora kuba wifuza ko abantu bakureka, ntago bakureka kuko uri murahiga Satani n'icyaha. Imana iri muri wowe irabihiga. Bagomba rero kukurwanya, jya ubyihanganira. Hanyuma rero muri Antene nahitwa mu Burayi, Pawulo ahita atuma Timoteyo ati subira i Tesalonike, sura abakristo twigishije ibyumweru bitatu urebe uko bameze. Timoteyo yagiye, Pawulo nawe aramanuka ajya i Korinto. Timoteyo ageze i Tesalonike asanga bakomeje kwizera, ubundi baratotezwa, ubundi bababazwa. Nuko abakristo bagenzi babo mu by'ukuri yasanze barabatoteje, barabica. Asanga nyine abakristo bahangaha i Tesalonike bababajwe cyane nuko bagenzi babo babishe bazira ubutumwa bwiza. Barangije rero barabimubwira, bamubwira agahinda kabo, bati none ko twategereje Yesu ko azagaruka, batese ko twari dutegereje ko Yesu azagaruka, none bene data bakaba barapfuye, ese Yesu nagaruka bizagenda gute? Yesu nagaruka kuki yemeye ko bene data bicwa, kandi twe dutegereje ko Yesu azaza akatujyana twese, none barabishe. None Yesu nagaruka bizagenda gute ko bene data batuvuye? Barakundanaga cyane, bari bafite ishyaka. Timoteyo arabasubiza ati nzabaha igisubizo. Impamvu Timoteyo atahise abaha igisubizo, nawe yari umwana mu gakiza. Mwibuke ko yari yarakirijwe hariya Pawulo yamusanze, ntabwo yari afite igisubizo cy'ukuri ari bubahe. Arababwira ati nzabaha igisubizo. Asanga Pawulo i Korinto, amubwira amakuru, amubwira uko bameze. Pawulo abimenye ahita yandika urwandiko rwa mbere. Mu nzandiko za mbere Pawulo yandikira Abatesalonike abashimira, abahumuriza, ababwira ko Yesu azagaruka, abapfuye bakazuka, abakiriho bagahindurwa. Mu by'ukuri bari bababajwe. Aba bakristo b'i Tesalonike bari bafite agahinda, baratotejwe, barakubiswe, barishwe. Hanyuma rero babwira agahinda kabo Timoteyo, bamubaza ibibazo. Timoteyo yumva ntari bubabwire ibyo atazi, ajya kubibwira Pawulo. Pawulo arabandikira rero urwandiko rwa mbere, arabahumuriza, arababwira ati muhumure, nubwo byagenze kuriya bagapfa, ariko muhumure, Yesu azagaruka kandi abapfuye bazazuka. Abapfuye bazazuka, abakiriho bagahindurwa. Arababwira ngo mumaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo. Aboherereza urwo rwandiko rwa mbere ngo bamare gutekana. Ubwo urumva nyine izo mpaka n'ibyo bibazo byari bishize. Bamaze kugira amahoro, noneho bavuga bati nubwo bene data batuvuyemo bakaba barapfuye, ariko tumenye ko Yesu azaza, nta kisibya, Yesu azaza kandi naza na bene data bapfuye bazazuka. Amaze rero kubigisha, Abayuda bangaga ubutumwa, baba nabo baraje batangira kubayobya. Basanze batekanye bitewe n'urwo rwandiko rwa mbere banditse, nabo bahimba urundi rwa kabiri. Aba banyamahanga cyangwa aba Bayuda, reka mbita Abayuda, bahise bandika urundi rwandiko rwa kabiri, barwandika mu mazina ya Pawulo. Baravuga bati twebwe uru rwandiko ni Pawulo warutwandikiye kugira ngo babayobye. Urwo rwandiko rero barwandika mu izina rya Pawulo, bavuga ngo Yesu mutegereje yaraje. Bati nguru urwandiko Pawulo yarutwoherereje, bati noneho twasengaga nuko umwuka, bati kandi uretse nuko hari Pawulo wanarutwoherereje ngo turubasomere, twanasengaga niko umwuka yatubwiye. Batangira barabayobya. Babyumvise barongera baracanganyikirwa, bati se turabigira dute? Izi nkuru zisanga Pawulo akiri Korinto, bituma yandika urwandiko rwa kabiri rwo kubeshyuza urwo babeshye ko ari we warwanditse. Pawulo ahita bandikira urwandiko rw'Abatesalonike rwa kabiri,
yandika abeshyuza ibyo binyoma by'abanzi b'ubutumwa bari baje kubayobya. I Korinto yahamaze umwaka n'igice. Mu rugendo rwa gatatu rwa Paulo niho yandikiye inzandiko za kabiri z'Abakorinto, ariko handitswe inzandiko enye, hanyuma ebyiri nizo babonye, hanyuma izindi ebyiri barazirigisa. Babanzi b'ubutumwa nabwo nyine bahise bazirigisa. Mu by'ukuri twakabaye dufite inzandiko enye Paulo yandikiye Abakorinto, ariko izabagezeho n'ebyiri. Zaserutse ku muntu arazirigisa. Abanga ubutumwa bwiza cyangwa ababurwanya, nicyo gituma umwanditsi w'Abaheburayo ativuza izina. Impamvu ativuza izina nuko nyine za nzandiko bazirigitishije, ariko mu by'ukuri zari zihari, zari zaranditswe. Paulo yanditse inzandiko enye icyo gihe, ariko Abakorinto babona inzandiko ebyiri gusa. Niyo mpamvu rero abanditsi bajya bavuga yuko umwanditsi w'Abaheburayo ativuza izina, bajya bakeka ngo ni Paulo. Iyo ajya kwivuga izina ko ari we warwanditse, uwo rwo rwari bubure, yari guhita aruca, uwo rwari butungukira yari guhite aruca akarutwika. Nyuma yabwo amaze kwandikira Abakorinto yaje kujya i Kayisariya, baramuboha. Nyuma y'imyaka 2 bamujyana i Yerusalemu ari imbohe. Ahamara imyaka 2 mu nzu y'imbohe. Yandika urwandiko rw'Abefeso, yandika urwandiko rw'Abafilipi, yandika n'urwandiko rw'Abakolosayi, yandika n'urwandiko rwa Filimoni. Izi nzandiko zose yazanditse ari muri gereza, ari imbohe. Nyuma baramubohora, arazamuka asubira i Makedoniya. Ahageze Paulo ageze i Makedoniya bamubohoye, urwandiko rwa mbere Paulo yanditse n'urwandiko rwa kabiri n'urwandiko rwa Tito. Muri make yandika izindi nzandiko. Yanditse urwandiko rwa mbere, yandika n'urwa kabiri, yandika n'urwandiko rwa Tito. Bamusubiza i Roma ari imbohe. Ashyitse i Roma nibwo bamwishe, yicwa n'umwami w'Abaroma witwaga Nero, amwica amuciye umutwe mu mwaka wa 67. Ayo niyo makuru ya Paulo, aho yavuze ngo ubu maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, narinze ibyo kwizera, igisigaye mbikiwe ikamba. Hari naho yanditse ati Yesu aza ngo kandi nyamara sijye nyine, n'abandi bifuza ko Yesu azagaruka. Yavugaga ngo sijye nyine, nanjye napfanye na Kristo nzukana nawe. Ariko akanavuga ko hari n'abandi bakurikiye Kristo. Aya ni amateka ya Paulo. Urupfu rwa Paulo, yazize ubutumwa bwiza, ariko ntiyigeze ahemukira Imana. Imana itugirire neza. Aho yageze yashoje urugendo rwe rero aravuga ati narinzi ibyo kwizera. Ese wowe ushobora kugera muri gereza ukabasha kwandika? Izi ni inzandiko zashoboye kwandikwa, ariko hari n'ibindi byakozwe bitigeze byandikwa muri Bibiliya. Ni byinshi Yesu yakoze, kandi Yesu aracyakora. Avuga ngo narinze ibyo kwizera, ibisigaye mbikiwe ikamba iry'Imana yateguriye abayikunda. Imana ibaho umugisha. Aya ni amateka ya Paulo, intumwa y'Imana Paulo. Imana iduhana umugisha. Mureke dusenge, twibuke ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Nababwiye ngo muri Bibiliya kuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe hariyo abantu babiri, hari abakiranutsi hakaba n'abanyabyaha. Impamvu byanditswe ni ukugira ngo twigire ku bakiranutsi natwe tube abakiranutsi, kandi impamvu handitswemo n'inkuru z'abanyabyaha ni ukugira ngo twirinde ibyo byaha. Imana ibaho umugisha. Mwami Yesu, gushimiye iri jambo ryawe, gushimiye amateka y'abapfuye bakizera bakaba intwari zo kwizera. Bibiliya iravuga ngo abo bose bapfuye bakizera, bakavuga ngo turabashyitsi n'abimukira. Bazereraga mu mashyamba ngo n'isi ntiyari kibakunzi, ariko bakavuga ngo hari gakondo irushaho dushaka kubona. Turasenze ngo natwe udushoboze, uzaturinde gucogora mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibaho umugisha. Ukunze buno butumwa wabusangiza abandi, ugakora share, like na subscribe. Wumva bikunze, wumva ntacyo bigutwaye, byaba ari byiza gufatanya kwamamaza Yesu. Niyo nyungu yacu y'ukuri. Imana ibaho umugisha.